kandi bishe Yesu, kandi nayo birigenda bigaragaza yuko bagendaga bamurwanya. Ibyo byose Abisirayeli bashaka kubihindura kugira ngo bagabanye antisemitisme cyangwa se ironda bwoko bakorerwa n'ironda rubozo bakorerwa ry'uko Abisirayeli ari abantu babi. Ikindi ngo impamvu bashaka guhindura ibintu bya Yesu, bashaka guhindura ahantu Yesu yagendaga bita abicanyi, akabita imva n'ubuturo n'ibituro. Yesu aranagenda bita imva, akabita ibituro, akabita abicanyi, akabita abahakanyi, akabita impumyi, ngo nta mpumyi irandatindi. Ndetse ngo basekuru babo ngo ni Satani. Urumva agendaga afata, hari ibintu bimwe bashaka kugenda bahindura byabitaga abantu babi cyane. Urumva niba bo bumva ko Yesu yeze kubabwira ngo mukomoka kuri Satani, sekuru wabo ni Satani. Ibyo bintu byose barumva bashaka kubihindura kuko bituma Abisirayeli bapfobya mu isi, bakanamenyerwa, bakanasuzugurwa, bakitwa n'abantu